ku cyongereza cyawe cyo kuvuga. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo utangire wimenyereze, utangire wige, utangire ugire icyo uhindura ku cyongereza cyawe usanzwe uvuga cyo kuvuga. So let's learn together and live up our spoken English. Reka twigire hamwe kugira ngo dukomeze kuzamura urwego rwacu rw'icyongereza. Alright, with no further ado, let's talk about the lesson of today. Tutagiye muri byinshi ngo turondogore, reka tuvuge ku isomo ryacu ry'uyu munsi. Abakunzi bacu, abadukurikira, abigira kuri iyi channel yitwa Learn English with Optimist, bakomeje kugenda batubwira ngo hari igihe bitugora kuba twavugana n'abantu mu cyongereza, cyane cyane iyo dushaka kubabwira ngo tuzi ibintu runaka cyangwa se tubazi ibintu runaka cyangwa tuzi gukora ibintu runaka. Wenda umuntu arimo aranasaba n'akazi avuga ngo nzi ibintu ibi n'ibi, cyangwa ushaka kubwira umuntu ko umuzi, hari igihe bikugora. Uyu munsi ije n'inshinga yitwa verb to know. Inshinga to know niyo nshinga ivuga kumenya. Today I'm coming with verb to know that will help you to solve that problem. Nje nzanye inshinga to know kugira ngo nigusobanurire iyo uze kuba wagufasha gukemura icyo kibazo. Alright, wasanga ujya wibaza ngo ni gute nabwira umuntu ko muzi, ni gute nabwira umuntu ko hari ikintu muziho, ni gute nabwira umuntu ibintu njyewe nzi, ugasanga ntabwo ubizi. So don't go away, this is your right time. Wijya kuri rero, iki ni gihe cyawe cyiza kugira ngo mbe nagusobanurira ubashe kumenya icyongereza, ubashe kumenya kuvuga ikintu uzi, ubashe kuba wabwira umuntu icyo umuziho, bityo uzamura urwego rwawe rw'icyongereza cyo kuvuga. Turi buze kureba uburyo wakoresha iyi verb to know. Hanyuma rero tukaba tugiye kuri indi jambo rivuga ngo what cyangwa se why. Ni why. Iri jambo why, iyo umuntu akubaje ngo why, ijambo why ikintu rishatse kuvuga mu kinyarwanda, rishatse kuvuga ngo kubera iki. Aho kantu nimba ari ukazi, ikomera amashyi ushyire n'igitekerezo cyawe muri comment, sibyo? Kugira ngo ukomeze kubana nanjye, nuko ugomba gukora icyo ukora nawe urakizi, ni comment. Waribonye nyine. Ambon, tukaba tubafitiye n'irindi jambo rya kabiri rivuga ngo hey. Hey, how, what. Mutega amatwi ngo nongeye kubasobanurira. What, wow, what, inde. How, gute. What, iki. N'andi magambo menshi cyane. Kugira ngo ukomeze kubana nanjye, ni uko gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye. Kumenya no kwikoresha turi kubaza. Turi buze kumenya gukoresha verb to know turimo turabaza. Okay? So turi buze kumenya kwikoresha turi gusubiza, tumenye kwikoresha turi kubaza, niturangiza turatanga n'ingero mu nteruro. Hanyuma igice cya kane araza kuba ari homework. Homework rero muzayisubiza munyuze muri comment section kugira ngo turebe niba isomo ryarushijeho kubafasha. Alright, good. With no further ado again, let's dive into the lesson of today. Tutarondogoye nanone, reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi. Igice cya mbere cy'isomo rero, reka dutangire tuvuga I know. I know. Ndabizi. Okay? I know. Ndabizi. Uburyo bwa kabiri, you know. You know. Urabizi. Urabizi. Tuvuga you know. You know. Urabizi. Good. Uburyo bwa gatatu, ijambo rya gatatu tuvuga he knows. He knows.
Alright, ndagira ngo musobanurire hano kuri he knows. Iyo tuvuze he knows tuba tuvuze arabizi, ariko akaba ari umuhungu cyangwa se igitsina gabo. We use he when we are talking about the male. Okay, we use only he for males. Dukoresha iyi he ku gitsina gabo. Okay, ni ukuvuga ngo iyi he igihe cyose uzayibona izaba yakoreshejwe ku muntu ariko akaba ari igitsina gabo. Ashobora kuba ari umugabo, ashobora kuba ari umusaza, ashobora kuba ari umusore, ashobora kuba ari umwana muto ariko w'igitsina gabo. Icyo gihe tuzavuga he knows. He knows. He knows rero tuvuze ngo arabizi, ariko uwo muntu twumvikanisha ko ari igitsina gabo kuko hariho kariya ka subject kitwa he. Okay.